Mu binyejana bitatu bikurikirana nibwo habaye icuruzwa ry'abirabura cyangwa se hakabaho ubucakara ku isi. Akaba ari ubucakara bwakorerwaga abirabura, aho bavanwaga ku mugabane w'Afurika bakajyanwa muri Amerika y'Epfo cyangwa se na Amerika yose bukozwe n'Abanyaburayi. Akaba ariyo mpamvu bwiswe ubucuruzi bwa mpande eshatu. Gusa mu kinyejana cya 18 hari mu 1700 umufilozofe w'umufaransa witwaga René François Thomas yaje kwandika aburira ibihugu by'i Burayi. Yaje kwandika ku irangira ry'ubucakara, aho yaburiye ibihugu byari bifite imbaraga by'i Burayi byose. Ibyo bihugu yabiburiye abisaba guhagarika ubucakara. Yaje kubibwira ko abacakara cyangwa se abirabura bazagera igihe bakabona imbaraga, ndetse bakaza no gusaba cyangwa se bagashaka ubwigenge bwabo. Yabyanditse mu nteruro igira iti: René Thomas François yagize ati: abirabura babuze umuyobozi wabafasha kubona ubwigenge bwabo. Yaranditse ati: nihe hazava umugabo w'igihangange? Arongera aravuga ati: gusa ibi simbishidikanyaho azaboneka, gusa ikibazo sinzi aho azava. Ayo magambo yaje kumvwa neza n'umwirabura w'umunyahayiti witwaga Toussaint Ouverture, cyangwa se Hayiti ya kera akaba yaritwaga Saint-Domingue, akaba ari ikirwa cyo muri Caraïbes. Yaje gufata izo nteruro ebyiri zo mwanditsi, aho yavugaga ngo uwo mugabo ngo azaboneka, avuga ko atabishidikanya, akibaza ati ariko ntihazava. Uwo mugabo yaje kuyafata ayiyegekaho, aravuga ati uyu mugabo ni njye yavugaga, ati uyu mwanditsi ni njye yavugaga. Uwo mugabo Toussaint Ouverture akaba yaraje gufata icyemezo cyo kurwanya ubucakara muri Haiti cyangwa se Saint-Domingue, aho yaje kurwana n'ubwami bw'Abafaransa bwari buyobowe na Napoleon Bonaparte. Ndetse uyu yakomeje kurwana biza kugeraho atsinda Ubufaransa mu 1802, kiba igihugu cya mbere cy'abirabura ku isi kirwanyije ubucakara kandi gikoresheje imbaraga kigatsinda. Gusa Haiti yaje kwihorerwa n'Ubufaransa, yifatira ibihano ndetse iyifatira imyenda ikabije, aho yayishyuje amafaranga menshi kugeza ubwo yaje kurangiza kwishyura ikinyejana cya 20, kandi akaba ari igihugu gifatwa n'ikinyamwaku cya mbere ku isi se cyangwa icya kabiri kubera ibizazane gihura nabyo nk'imitingito ndetse n'amabandi yigaruriye igihugu. Kikaba gifatwa nk'icya mbere ku isi nyuma ya Polonye wo ku mugabane w'i Burayi mu bihugu by'ibinyamwaku, cyangwa se Polonye ikaza ku mwanya wa mbere kubera guturana n'Uburusiya, kubera ihora hibazwa ko isaha n'isaha yaza ko